twihuta cyane rero ngira ngo abari kuri YouTube mwamaze kugenda mubona byinshi. Tugiye guhera kuri Dino navuga ngo ihetse izindi zose muri uno mujya kakanya, si byose tumaze igihe tubivugaho, twarabiririmbye, twarabivuze ku buryo buhagije, twabasobanuriye ibikubiye mu masezerano y'aba basore, yaba Yunusu ndetse na Kagege, kugeza no ku munsi abaze bavuye hehe bashyize kujya no ku munsi w'ejo. Uyu bumuretse nubwo yageze i Kigali, umuretse nawe turamugarukaho mu kanya. Shyiriraho uwitwa Yunusu na Kagege muri ya foto bafatanye bameze neza cyane. Mumanure abakunzi ba peri, mumanure iyo mitima y'umukara n'umweru. Iyo muri kuyimanura gutyo ngira motivation, kavugana kari murore nako ntakwiye kuvuga, mutuma nkavuga kubera urukundo mwa muri kunyereka. Mukomereza aho rero, mushyire hiyo mitima muri benshi. Ariko manumva wikiriza utumva wawe. Yeze umeze nka FC Gifu. Ngendega kukwikiriza se. Umeze nka FC Gifu. Nyine ntago ushaka kwikiriza, nge nicecekera. Niko. Icyo nshaka kuvuga rero, uwitwa Yunusu ndetse n'uwitwa Jean Gilbert Kagege bagiye mu biganiro inshuro zirenga 3 gufura ekipe y'igihugu ya Brazil. Mureyo wabari tayari uva kuvuga imitima ati abareyo namwe mumeneho nanjye ndaje ku ruhande rwanyu mupezanye noneho abaperi batabakanga abana nanjye ndahari batagira ngo twagiye turaho ngaho nuko nza mugashaka kunkubita. Reka abareyo ndabafite benshi hano ndababona bazanakwicira wowe. Abareyo bansekeje cyane ngo uburyo ngo twatangaje ngo twe n'ikipe yamuguze tutazi aho umukinnyi yakinaga. Ubita Yunusu yagezeho. Yunusu yamaze gutera voilà. So bagiye mu biganiro inshuro zirenga 4. Urabizi kuva ku munsi wa mbere tubigarukaho, izi ni diro twakurikiranye kuva ku munsi wa mbere kugeza n'uyu munsi basinya amasezerano. Aba basore bombi bari bafite diro zikomeye cyane ziremereye, zirimo n'amafaranga menshi, mbivuge gutyo, zirimo amafaranga menshi pe. Ambabara kiro na ya foto bari kumwe bombi bafatanya ari babiri, nayo yaba ari nziza cyane kugira ngo abadukurikiye babibone neza, babikurikire mu buryo bwiza bose, noneho tubavuga ariko banabareba bombi. So rero nkuko twabigarutseho, Aperiyo ntifuzaga gutakaza aba bakinnyi. Ikindi wenda duhere nko muri defense yabo, bari babibonye ko uwitwa Nije na Clement bigoye cyane yabongerera amasezerano, ndetse babona ko bisa nkaho nyine umutima wo gukinira Aperi wagiye ahandi, ntaga gifite gahunda yo gukina hano mu Rwanda. Byose barabibwiwe ndetse nawe arabibereka, kugeza nubwo yagiye mu ikipe y'igihugu ntiyagarukana nayo kubera kujya kuganira n'ikipe zamushakaga, ashaka kuva yarangije diro zose kugira ngo azakomeze akazi atuje. Aba basore bombi uko muri ko ariko bashyira ku ruhande nawe ukagaragara, nta kibazo, nabyo arabikora. Shyire kwa kundi ku ruhande nanjye ngaragare ntacyo. Urimo urumva gutyo ubona gutyo. So aba basore rero Dembaba Aperi ifata icyemezo iravuga ngo either, ariko nubwo uwitwa Nije na Clement agiye, nanone gutakaza aksi yose, nubwo iyo mvuze aksi nuvuga aba defenseur bose babiri bakagenda gutyo, byaba ari ikibazo gikomeye cyane ku ruhande rw'ikipe ya Aperi. Babona ko kubatakaza icyarimwe bagatangiza indi defense nshya, defense yari imaze imyaka irenga 5 bari kumwe bameze neza, guhita ubatakariza rimwe, babona gutangiza ikiragano gishya cya defense byaba ari ikibazo gikomeye. Ikindi kandi bakareba bagasanga nta mukinnyi bari kubona hano wahagarara mu mwanya wa Yunusu Nshimiyimana. Ubwo nibyo niko babibonaga, ariko turabizi ko abakinnyi bahara, ariko
APR kubera kumenyera Yunus, iyi defense ya Yunus na Clement bumvaga nyine kubatakariza icyarimwe byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu APR Yunus nk'umwana warerewe muri APR agakurira muri APR ikamuha ubuzima ikamuha byose, akaba umwe mu bakinnyi bahambaye cyane kubera APR FC. Twarabibabwiye twabwiye ko yageze aho ngaho aca bugufa arababwiye ati rero mwarandeze muri ababyeyi ntago giye nagenda gutyo gusa, abereka konta ati mwama amahirwe ko amafaranga ikipe iri kuma muri Algeria ntago mwe mwayama, rero mu amahirwe jewe nigende njye gushakira ahandi. Ababera imfura bereka kontara rwose. Nyuma yo kuyibereka APR hanyanyaza ireba uburyo iyo kontara imeze, iranamubaza atari kose noneho twebwe kugira ngo ureke iyo ureke kujya gusinyira iyo kipe ube wadusinyira byagusaba iki? Twe byadusaba iki nyine? Turamutse wenda ntitwagwa nkaya ngaya, ariko se nk'umuntu wadukiniye wabaye hano wakuriye mu ikipe tuguhaye byibura ntago natwe turi bugutesha agaciro, sibyo? Ibyo bahandi bari kuguha turi kubibona, ariko se tuguhaye amafaranga ageze natwe hafi ahangaha twavugana ukigumira hano mu ikipe ya APR. Yunus ati reka njye kubitekerezaho n'abampagarariye. Mwana nyuma yo gutekereza nawe hazana version ye, atangaza uko abyumva nawe byasabwa byose. APR nayifata umwanya ijya kubyigaho, dosiye yiwe irayikurikirana neza kugeza ubwo ku munota wa nyuma Dembaba baje kumvikana byose. Ndetse Yunus mu kiganiro cyabanje kiri kuri YouTube gira ngo barabibonye twababwije ukuri ko Yunus byarangiye kumvikana, igisigaye ari ugusinya amasezerano, sibyo? So baje kuhuza ibintu byose bigenda neza. Yunus ngo bagiye kumuha amafaranga atigeze atunga no kuri konte kuva yatangira gukina umupira, ngo n'ubwa mbere akoze deal ihenze cyane kuva yatangira gukina umupira Demba. Urumva? Ngo n'ubwa mbere abonye amafaranga menshi kuva yagira n'inzozi zo gukina umupira w'amaguru, n'ubwa mbere atunze agiye kubona amafaranga menshi. Bamaze kumvikana bati iyi kipe ya APR FC igomba kubakira kuri Nshimiyimana Yunus, tukagwa n'igitambaro cy'ubukapiteni ukayobora abagenzi bawe. Bikaba uko byakabaye. Ndabiza abakunzi ba APR ntibamwemera. Suzuki hano abayibamba wakaniye kipe y'igihugu ya Brazil. Abakunzi ba APR ntibamwemera. Kweri kize batamenya. Nanjye buri icyo bamuzize. Uraza kureba nahanga muri comment. Ariko bavati twebwe turaguha byose wifuza, tukubakireho ikipe umwaka utani wowe uzayobora abagenzi bawe, usimbure niyo mugabo Claude tugoye n'igitambaro, ibintu bigende neza cyane. Urimo urumva? Ibya Yunus rero byaje kurangira bumvikanye. Yunus asinya imyaka 2 myiza mu ikipe ya APR Football Club. Uyu munsi nibwo yashyize umukono ku masezerano nk'umukinnyi mushya wa APR. Yabitekerejeho APR barumvikana byose. Uyu wari wo munsi wo gutangaza nkuko nabikubwiye na nimugora ku kiganiro twakoze, twabwiye ko iki cyumweru APR butangaza abakinnyi bose, sibyo? Iri butangaza abakinnyi bose, igomba gutangaza ko kuwa mbere w'ikindi hagati ya tariki 7 na tariki 10 APR igomba gutangira imyitozo. Murumva ngo kuko gahunda kugira ngo rero ngire ikintu mbivugaho kugira ngo mbanze nkumvishe rino jwi bishyireho nabyo ubwo tubijyanira. Yes, I'm very sorry about problems. I'm just driving now, and I will sign the coach for GSK this week. Okay, I will be in Algeria Thursday. I will stay 2 days, and after I will be with the president directly, and I will talk with about Yunus. If you have some, because I know they need midfield defensive top and winger. If you have top one. Tell me, okay? Uno mutozo ugiye gusinya he
muri GS kabiri. Uyu mutoza nzasinya muri GS kabiri, ndashaka tuganire mbwire byinshi kuri Yunus, ndanyeneye uriya mukinyi ngo ni Yunus, nkakenera n'undi mukinyi mwiza w'umuwinga. Nta kindi kintu rero cyari gihari. Umuntu bita Yunus yagomba gusinya muri GS kabiri muri weekend. Nta kundi guca ku ruhande kwari guhari cyane. Iyi weekend igiye kuza iyo biba ari ibindi yari kurangira Yunus ari umukinnyi wa GS kabiri. Urumva Aperi yihutishije ibintu igahita ibikura mu nzira. None yemeye gutera umugongo GS kabiri. Ariko bisa yabuza amahitamo. Ariko bita Casemiro asohoka muri Jamu Fabinho bibaye bibi cyane. Casemiro yari kwirangiza. Navunitse. Ari kwiyicira none biragoranye. Icyo nakubwiraga. Abwo ari nako bongeye iminota 6 akamaze gukina 2 iminota 90 arangiye ari amajwi baba bayiyumviye. Amajwi baba bayiyumviye. Bakajya bagira ngo ibintu tuvuga biba ari amagambo gusa ntago tuba tubifitiye fact. Reka turebe Hendrick, reka turebe arabyanze kina neza, reka turebe rutazamu ari kunguyu yitewe abantu niyo mpamvu badroguba batsindaga ibitego byinshi. Rebi na Kaduni yarabitsindaga we gakenye. Kaduni ariko nawe yawe data avuye guhinga inyanya. Kaduni hanga bizamu byaga ari wazi byarangiye. Yaho kavuye guhinga inyanya nyine. Arambabaje cyane. Hari umuntu so byo ngo yabaga avuye guhinga inyanya. Kaduni zabirikanye. Umuntu arebiza mu vrema bantu twashyira umupira biradutonda cyane nk'ibi izamu burire ubwo si ibyo sedem we reka nze abone gusoza reka toye no kubonera ikasereza cyane shakisho bita Fabinho tereka umutwe ariko umupira widunze ku mutwe kugira ngo awutere n'umutwe widunze ku mutwe arakoze cyane sasa noneho umuntu bita Yunus yari yarasetinze standard yanyuma nko babivugaga nyine mu biganiro bagiranye yasetinze standard avuga ko nyine avuga ati ikipe ya Aperi twarabanye reka nange nyine neku nyine kuyereka yuko uko byanyera kose nzagenda urumva noneho Yunus abwira ikipe ya Aperi ati kuntu ibintu bimeze rero kugira ngo nanjye byoroshye nanjye ngo imana nk'ikipe yandeze murama miliyoni 80 n'umushahara wa miliyoni 6 nziza ziryoje miliyoni 6 za buri kwezi myaka 2 mwisi noneho Yunus ubwo ibyo bintu yabishyizeho avuga ko Aperi nitabigezaho we azahita ajya muri GS kabiri ko muri weekend ibyo yagomba gusinya yagomba kugenda umva kuko nyine ibiganiro yageze kuri nisho ikipe ya Aperi isigaje nyine kumusarura nawe aravuga ati nubwo nyine twabanye n'iki ariko nanjye ntabwo najya muri miliyoni zingaye ikipe ya Aperi yafashe umwanzuro wo guha Yunus miliyoni 80 ku myaka 2 n'umushahara wa miliyoni 4,500 ku kwezi meza aryoshya amafaranga meza Yunus akiberaho akigumira mu Rwanda akaba na kapiteni w'ikipe ya Aperi. Umuntu bita Yunus niwe mukinyi wa mbere uguzwe amafaranga menshi w'umunyarwanda ko match twayiranye ubwo cyane avugaga nuza Yunus abaye umukinyi w'umunyarwanda wa mbere uhenze hano ku butaka bw'u Rwanda miliyoni 80 ku myaka 2 umushahara wo Clement arukuna murusha yahembwaga bitatu 5 by'amadolari ariko ku mafaranga ya transfer niyo munyarwanda uhenze nibyo ngibyo ngibyo ubwo tuva kuri Yunus witwa Kagege nawe urabizi ko byari byagoranye baraganiye bagera aho ngaho nawe ibyo bari bumvikanye ababwira ko bitari buze gukunda urumva ava ko niba batari kwemera ibyo yabasabye urimo urumva ubwo igikurikiye hari ugutegereza amasezerano y'umwaka umwe akarangira hakaba yakikomereza akajya gushakira ahandi Aperi bitekerezaho nawe iramubwira ati niyo kabiri yonyine isigaye mu Rwanda nziza ihetse izindi zose urimo urumva ni umukinnyi uri ku rwego ruhambaye nk'ikipe iri gushaka kwiyubaka nyine nka Club Giant igomba gucungiraho mu myaka 2 iri imbere niyo twategereza uwo mwaka umwe icyo gihe azaba anoze ku rwego ahubwo noneho azaba expecting ko azaba ari ku rwego rurenze urwari uyu munsi
uri murumva so Gabriel ubwo rero uwitwa Kagege nawe birangiye bemeye ibyo yabasabye bamuha ifaranga rye neza ahita ashyira umukono ku masezerano y'imyaka 2 n'abamuhagarariye bambwiye ati byari ibyishimo gusa uyu munsi wose wari umunezero udasanzwe ku ruhande rw'abahagarariye iki umusore witwa Kagege. So Kagege rero na Yunusu bamaze kongera amasezerano n'abakinyi bashya b'ikipe ya APR mu myaka iri imbere. Ubwo Kagege bivuze ko ari muri APR imyaka 3. Umwaka umwe yongeyeho imyaka 2, imyaka 3 myiza ari umukinyi w'ikipe ya APR Football Club. Inkuru ya nyuma